Mana turagushimiye kubw'umugaragu wawe, wowe watoranije ukamusiga, wowe washimye ko kuzura kwawe kubonekerwa muri we, kandi ubwo wujuje ijambo muri we wamwujurije guhishurirwa. Turashima ko uyu munsi Mwami hari icyo washyize ku mutima we, kandi wagambiriye ko akivuga, kandi ubwo akivuga twiteguye kwakirana ubwuzu no gushima ko Mwami kugabura kose no kugira ngo tubashe guhembuka, none duhembuka kubw'icyo wamuhaye. Unyemerere agiye gutangira utangirane nawe, presence yawe imutwikire, ntihagire ikintu na kimwe cyatuma yibwa mu buryo bwo kuvuga, ahubwo icyo wagambiriye cyose akivuge, maze umwuka wera agisige, maze natwe tugiye twakirane kunezerwa no kwishima. Urakoze ko ubana nawe kuva atangiye kugera ku musozo, mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Twongeye gushimira Imana kubw'uyu munsi mwiza yatugeneye kugira ngo tube imbere yayo muri iki cyamunsi, uyu munsi wa none. Bifurije Paska nziza mu izina rya Yesu. Ubundi iyo Yesu apfa ntazuke yari kuba yapfuye nk'abandi banyarwanda bose, cyangwa nk'abandi bagande bose, cyangwa abakongomani bandi bose, ariko ikimutandukanya nabo bose nuko uyu munsi arahari ni buzima, kandi abera abamwambaza ibyiringiro bidashira. Aho niho cyo nicyo kiduhesha imbaraga zo kuvuga dushize amanga. Amen. Ubwo atagipfuye nanjye singipfuye, ubwo yatsinze nanjye ndatsinda, ubwo yazutse nanjye narazutse. None igitangaje ndi muri we mu buryo bwo mu mwuka. Ubundi turi Remera, hano hitwa Remera, mu mudugudu w'Amahoro, mu kagari ka Rukiriya kabiri, mu murenge wa Remera, akarere ka Gasabo, ariko ndi mu ijuru. Kandi hano ubugingo bwanjye buri burahishwe cyane, buri coffre fort idashobora kumenwa n'ibisambo ndabajurana, nubwo baterayo n'igisasu, nubwo Uburusiya bwarase igisasu cya kirimbuzi nticyahagera. Ubugingo bwanjye buri safe muri Kristo Yesu. Birakomeye cyane. Ikintu cyatwishe mushumbura kizi nuko dushaka kumva amagambo y'Imana tukayumva mu buryo bwo mu isi, ariko ari mu ijuru mu buryo bw'Imana. Rero n'umunezero ukomeye, dufite impamvu rero yo kuvuga cyane no gusakuza no kuvuga amagambo menshi. Shobora no kuvuga umunsi ukira n'undi ukaza, kubera ko igolgota niho dukura indirimbo turirimba. Nagira ngo mbashimire kandi nanone Mushumba ndetse na mama pasiteri n'ubuyobozi bwose bw'itorero kuba mwongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tukongere tugaragare hano dusangira amagambo y'Imana. Imana ibaha umugisha. Tubihaye agaciro. Nazanye na Theoneste, nawe ni igisonga mu itorero ryacu, umukozi w'Imana tubana umunsi ku wundi. Namubwiye ko ndi buze hano, arambwira ati reka nze kubana nawe. Amen. Tunabane n'iteraniro. Urakoze, Yesu aguhe umugisha. Urabona aba bantu badafite urugwiro, abantu bafite urugwiro rwose. Rero Imana ibaha umugisha. Nagira ngo rero tutajanye umwanya muremure dusoma amagambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice amazina nayavuze ngire ngo ntago ari ngombwa kongera kuyasubiramo. Ibice 20 turasoma, ndasoma ahantu harehare ariko ndavuga amagambo make. Igice cya 20 guhera ku murongo wa mbere, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 20 guhera ku murongo wa mbere. Turasoma tugeze ku wa 18. Abantu ntibakunda gusoma Bibiliya, ariko nihishemo ubwira bwose bw'Ubumana nibyo twifuza kubona. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo, kwa mbere w'iminsi 7 mu rubungabungo hatarabona, Mariya Magdalena aza ku gituro, asanga igitare gikuwe ku gituro. Arirukanka asanga Simoni Petero na wa mwigishwa wundi Yesu yakundaga, arababwira ati, bakuye umwami Yesu mu gituro kandi ntituzi aho bamushize. Petero asohokana na wa mwigishwa wundi baja ku gituro, bombi birukira icyarimwe, ariko uwo mwigishwa asiga Petero abari we ubanza kugera ku gituro. Mwumve guhera ku murongo wa 5 cyane cyane ibintu ushaka kuza kuvuga bikubiyemo aha ngaha cyane cyane. Haleluya. Twazamurira Imana amaboko. Amen.
mwumve duhere ku murongo wa 5. Abagabo babiri barirukanse babwiye inkuru n'umuntu, sibyo? Warangize barirukanka, babiri bavumbutse ahantu bari bihishe, bumva inkuru idasanzwe, barirukanka ye ngo birukanke, umwe asiga undi. Amen. Ese turi kumwe? Murangurikiye? Umwe asiga undi. Ariko none duhere kuri uyu murongo wa 5. Wa undi watambutse witwa Yohana niwe ngo wirukanse asiga Petero. Petero yari umusaza, ni yarashoboye kwirukanka. Amen. Yohana ngo agereyo ngo arunama, sibyo? Sinzi niba munkurikiye. Ageze ku gituro cya Kristo ngo ahagere ngo arunama, arareba aravuga ati nibyo, ntawe urimo koko. Ngo abona imyenda yarazi ndetse gusoma ndetse nangiye gufashwa kandi tukirimo gusoma, turi gusoma ariko nangiye gufashwa. Ariko reka mbanze mbe nk'umuntu ufite discipline, mbanze nsome. Amen. Ku murongo wa 5 aravuga ngo arunama arungurukamo, abona imyenda y'ibitare ishyizwe hasi ariko ntiyinjiramo. Maze Simoni Petero nawe azamukurikiye. Mwumve uruhererekane rw'iyi nkuru. Ndashaka ngo twumve iyi nkuru mu izina rya Yesu. Mureke twumve aya makuru twese mu izina rya Yesu. Haleluya torero. Murongo wa 6. Maze Simoni Petero nawe azamukurikiye, iwe niyunama yinjiramo. Yinjira mu gituro ngo agereyo. Munyumve neza, uwa mbere ku murongo wa 5, uwa mbere ngo yabonye imyenda y'ibitare ishyizwe hasi ariko ntiyinjiramo. Simoni Petero we yinjiyemo, abona, mwumvire ijambo, yinjira mu gituro abona imyenda y'ibitare koko nawe yarayibonye, ariko le fait que yinjiyemo abona ikindi kintu umuntu wa mbere atabonye, iwe ngo yongeraho abona igitambaro ngo bari bazingiye Yesu mu mutwe. Munyumve, nshobora no kurangiza gusoma tugahita twigira ku igaburo ryera. Aya makuru ari yihagije yonyine kuyasoma ukubakwa. Munyumve neza, uwa mbere yabonye iki? Imyenda y'ibitare yari izingiwemo Yesu. Uwa kabiri, kubera ko ateye intambwe uwa mbere atateye, abona ikintu cy'inyongera. Abona koko ibyo uwa mbere yabonye, ariko we yongeraho n'icya kabiri uwa mbere atabonye. Ngo abona n'igitambaro cyari kizingiye mu mutwe. Sawa abantu babiri. Dukomeze dusome. Ku murongo wa 6 siho twari tugeze. Umaze Simoni Petero nawe yinjira mu gituro, abona imyenda y'ibitare ishyizwe hasi n'igitambaro cyari mu mutwe we kidashyizwe hasi hamwe n'imyenda y'ibitare, ahubwo cyari kizinze. Umuntu wazuye Yesu, umva iki kintu. Alo, haleluya. Imbaraga zazuye Yesu ngo zase zizinze n'ibitambaro, zirabizinga neza, zibishyira muri garderobe yo mumva. Ariko abakristo ntago bajya bumva ijambo ry'Imana. Imbaraga zazuye Yesu ntago zasakajagari mumva, zafashe ibitambaro zirabizinga neza, zifata igitambaro cyari kimupfutse mu mutwe zirakizinga neza, ngo zirangize izo mbaraga ziragenda zigiplasa ahantu neza. Imva ya Yesu ntago yasigayemo akajagari. Ku murongo imva ya Yesu ntago yasigayemo akavuye ngo usanga igikombe hano, agasafuriya hariya, igitambaro kimwe hariya, urukweto. Ku murongo iyo Yesu yaje gukora ibintu mu buzima bw'abantu, ku murongo. Ariko sinzi niba hari umutima ndi kuganira nawe muri iki gicamuzi. Yesu ntajya akora ibintu ngo abikore igice. Imbaraga twawe zikomoka kuri Yesu ntabwo zikora ibintu mu buryo buri partiel. Zibikorana isuku, zibikorana ordre,
kila kitu ku murongo. Ese ndacyarimo gusoma? Reka da abasizi. Haleluya. Ku munani havuga gute? Ngo nico cyatumye na wa mwigishwa wundi wabanje kugera ku gituro, umva di nyumvira di, yageza agira ubute bwo kwinjiramo ngo abone ibintu, abonye winjiyemo abonye ibidasanzwe, nawe ngo ahitaza reka nanjye ndebe. Erega byose bivana n'ukuntu umutima wawe uteguye. Niyo mpamvu ubona iby'imbaraga umwe akabona iby'intege nke. Biterwa n'ukuntu wasetinze umutima. Si muri mu masengesho yo kwamburwa imyambaro n'igisuzuguriro, ariko biterwa n'ukuntu umutima unyotewe no kwambura igisuzuguriro. Hari bamwe mumbabarire kubivuga gutya, hari bamwe amasengesho ari ndarangira bacyambaye igisuzuguriro. Muravuga ngo uyu mushuma none waje gutesha agaciro amasengesho y'iminsi 40, wariyirije inzarira kurya, fata igihe urapfukama, ariko kubera ko ari bimwe dupfa abakristo bapfa gukora kubera ko abashumba bashizeho za gahunda bakabikora imitima isunika, ariko batazi ko kigitumye baje muri ibyo bihe. Ese ndacyarimo gusoma? Reka da. Amen. Ku murongo wa kangahe? Wa 9 ngo kuko ngo bari bataramenya ibyanditswe ko akwiriye kuzuka. Gusa barimo barebe ibitambaro bizinze ku murongo, ibyo mu mutwe bizinze birambitse ahantu neza, nta kavuyo kari mumva. Batangira kwibaza ibi ni ibiki ko twasemo umuntu kuwa gatanu, none kuwa mbere ku cyumweru mu gitondo tukaba dusanga ibitambaro bisa naho bitigeze byakira umuntu, byagiye he? Wa muntu ari he? Ngo ntibamenye, ngo bari bataramenya ibyanditswe, bari bagihumirije mu mitima. Noneho iri jambo riranyica, iri jambo mumva amagambo agiye gukurikiraho, ngiye gusoza. Amen. Nuvuga ngo haleluya. Umurongo wa 10 havuga gute namwe muri Bibiliya zanyu? Niba Bibiliya yanjye ivuga kimwe n'iyanyu, mwebwe hari kuvuga gute? Ngo maze abigishwa bagira gute? Ayisubirira baragenda baje iwabo. Nta kibazo, twabonye ibitambaro, undi tigewe nabonye n'icyari gifashe mu mutwe, ari ikindi se twisubireyo. Batahana amakuru y'ibitambaro di, ngo bahita bagenda bisubirira iwabo. Wari abakristo bazatahana ay'ibitambaro iminsi 40 irangiye. Mumbabarire, mumva iki kintu muracyanyishimiye? Ko niryo zingiro ryo kumva ijambo ry'Imana, mujye mwishimira abavuga butumwa. Uhita wumva ibyo ashaka kuvuga byose. Ubu hari abantu barangije kunyumva kare none umva iki kintu. Aba bantu bisubiriye iwabo utagira ngo ni abantu basanzwe, ni Petero. Yesu yavuze ngo urahishuriwe mwene Yona, ukuguhishurirwa ntigusanzwe, kuri wowe nzubakaho itorero ku buryo n'amarembo y'ikuzimu atazagira gute. Undi wa kabiri ni umugabo witwa Yohana, wabanye na Yesu mu bihe byose by'amasengesho yo kurara amajoro, yari mu nshuti. Niba mbyita, il était le bien-aimé de Jésus. Yari umwigisha Yesu akunda, yari nkora mutima magara. Ni wa wundi mu gihe basangiraga Yesu yibiye ibanga ry'ugiye kumugambanira. Aravuga ngo ibi ngibi simbivuga mu buryo bweruye, ariko ndashaka kukubwira mu ibanga. Umva nkubwire, ngiye kukongorera. Ubu ndimo kongorera uwo turi buhurize mu isahani, uwo niwe, ariko abandi ntibabyumva. Ariko nabwo haleluya, uzantu byari biturutse ngo barimo kurya. Yesu aravuga ngo nubwo mwese ngo mubone, ariko nti muri mwese. Petero wari wicaye mu nguni yumva iryo jambo rihishamo ikintu, agobeza Yohana ngo yarihise ku igituza cya Yesu, ngo aramubwira ngo Yohana, ntuzajye upfa kureka amagambo nk'aya agucaho gusa, mubaze uwo muntu avuze uwo ari we. Yohana nawe ntiyabikora ku karubanda, ngo amuturuka inyuma. Ariko sinzi ukuntu abakristo tutajya tubasha guhishurirwa amabanga yo kugendana n'umwami mu buryo bw'umwihariko ngo biduheshe kugira imbaraga no gukomera. Iyi ni scenario iri kuba
mu kirambi ikirambi murumva icyo ari cyo ikirambi cya muri salon ahantu abigishwa 12 na Yesu wa 13 bari gusangirira bamwe barimo baravugana na Yesu abandi nibamenye iyo gare ya moshi yerekeje nibamenye igihita nikiza ariko uzantu bituruka bubatse ubusabane butajegajega ku buryo atinyuka no kubamenera amabanga abandi batabasha no kumenya bituruka he harobanura ku butoni biterwa n'ukuntu umuntu yasetinze umutima we sinzi ko munyumvise muranyumvise nari mvuze ngo aba bagabo babonye ibitambaro bakabona n'ibitambaro bizinze mu mutwe si abagabo basanzwe n'abagabo b'inkora mutima za Yesu ariko icyo bari bakeneye kubona icyo gihe bigarukira aho ngaho gusa ambuka hakujya kuri 11 mwene data ntiyagira uwambukayo hagira uwambuka kuri icyo gice 11 hatangira ijambo riva ngo ariko Maria come on nta muntu uragerayo wahageze ariko Maria yarahagaze ku ijambo we kuntu rinezeza ubugingo bwanje mwumvira ijambo kuntu ryari rinezeza ubugingo bwanje umugore yabyutse mu gitondo karekare umuseke utaratambika yirukanka ku gituro ngo agereyo asanga Yesu yarashiriye imibavu ntarimo arongera afunyamo niko bavuga arirukanka aragenda ajya kubwira abagabo bari baryamye basinziriye bahita baza birukanka nawe aza kumbagurika inyuma yabo ngo agere uwa mbere arungurukamo undi yinjiramo babonye ibitambaro ati fini turigendeye ariko we ngo asigara ahagaze bati yewe inyota mfite ntago ariyo kubona igitambaro siniyo kubona amashuka nkeneye kubona umwami nkeneye kubona olololo hari umuntu uri kunyumva sinzi niba hari umuntu unyumvise muri iki gicyamuzi inyota mfite njyewe Maria Magdalena siyo kubona igitambaro siniyo kubona icyari kizinze mu mutwe niyo kubona umwami nkeneye kubona umwami wanjye ngo arahagarara hari umuntu uri kunyumva ngo arahagarara ngo akomeza kurira ikintu kijya kintangaza niki aba bagabo vuga ngo aba bagabo ntabwo bigeze baza ngo babwire Maria ngo ari kuware nuzi ko twagendanye nawe twese uzi ko natwe yadukuye mu byacu uyu in fact Maria Magdalena ngo Yesu yari yaramukuye mu badayimoni barindwi ngo yumva nta kindi yamwitura ngo usibye kumuha ubuzima bwe gusa aho Yesu agiye ngo akagenda supportinga ministry akagenda ashigikira ministry none aba bagabo ntibaza umva pastor ntekereza aba bagabo banatandukanye n'abagabo b'imfura b'abanyarwanda d'ailleurs uwo mugore arimo ararira ku ishyamba wenyine ni mu gitondo cya kare nta nubwo baje bamubwira ngo rekeraho kurira ihangane twese turamubuze ngo ino twitahire mama tujye dutekereza neza ngwino twigendere mama hora icecekere ngwino tugende ihangane twese nyine twese ntawamenye ikije imbere dukomeze dutegerezanye ngo bamusindagize bamufata akaboko bamubwire ngo mama ihorere tuza ceceka ngwino twigendere baramwihorera bamuta kumva bamusigaho barigenda bamusigaho ngaho ariko tujya twumva ijambo ry'Imana bamusigaho ngo bamusigaho olololo ngwararira numva nanjye narira we ngwararira ararira ati koko nanjye ntana amakuru y'ibitambaro n'amashuka nanjye sindi butana amakuru y'ibitambaro n'amashuka nkeneye gutahana amakuru mazima tahana amakuru mazima uyu munsi bw'izina rye va ku bitambaro umurongo ukurikira bavuga gute abona abamarayika babiri bambaye imyenda ye buretse muri mwumvi y'imvime iyi mvimwe irimo amasenariyo atigeze kubaho iyi mva imwe uko umuntu yagiraga amahirwe yo kuyinjiramo no gukena kugira ikintu avumbura yavumburaga igitandukanye n'icyundi yabonye iyi mvimwe mvuze ngo iyi mvimwe yari irimo ibintu bishaka bijyanye n'ibyo umuntu ashaka kubona iyi mwe muri iyi mwe umugabo wa mbere yabonyemo ibitambaro bati ndanyuzwe muri iyi mvimwe undi mugabo ahita abonamo ibitambaro n'icyari kizinze mu mutwe ati ndanyuzwe muri iyi mvimwe umugore ngo yari uhagaze ngo arira ngo agiye ngo kubona katika jina la Yesu haleluya
ngo agiye kubona ngo abona ngo abagabo babiri bicaye muri ya mvi imwe, ngo umwe ngo yicaye ku mutwe ngo undi yicaye ku murambizo. Iyi ni imvi imwe, sinzi niba munyumva. Same grave, imvi imwe irimo za scenario zirenze kwemera. ngo agiye ngaho soma, baramubaza bati mugore uretse gato yasubira inyuma gatoya, umwe ku musego n'undi ku mirambirizo, haruguru gatoya abona abamarayika babiri bambaye imyenda yera cyane bicaye, umwe ku musego n'undi ku mirambirizo, aho intumbi uretse gatoya itonde. Hari niva ya kabiri yaje, si ya indi imwe, bamarayika kandi bari bicaye nk'abadafite pressure. Kuki abagabo b'ibitambaro batabonye abo bamarayika? Aba bagabo babiri ba mbere barimo barenda kugera muri quartier, ariko umugore wasigaye arira kumva abonye abagabo babiri. Bigenda gute? Banamubaza ngo we mugore, baramubaza bati mugore urarizwa n'iki? Abagabo baramubaza we mukecuru kuki urira? Arabasubiza ati nuko bakuye umwami wanjye. Wihogora, Yesu ni muzima. Wirira urarizwa n'iki? Ku mwami ari muzima. Kuki urira? Urarira nk'umuntu udafite umucunguzi. Cunguzi wanje ni muzima, ndazi ko yari yarize umugore abura. Abagabo baravuga ngo ikintu cyadufasha uyu mugore nitwamutwara arimo kure, reka tumute hano, nubundi ko yanze bamutaho ngaho, ariko batazi ko ariyo nzira yo kuza guhura n'umwami we batigeze babona. We mugore urarizwa n'iki? Kuzi ukuntu yabasubije. Arabasubiza ati nuko bakuyemo umwami wanjye, nanjye sinzi aho bamushyize. Mukareka kunshinyagurira, mwege nimubona ko bakuyemo umwami wanjye nanjye nkaba namubuze, kandi nkaba ntazi naho bamushize. Oh lo 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 lo. Ese hari umuntu turi kumwe muri iri teraniro bene data? Ye Imana ntago yantumye ku bantu benshi, umuntu umwe wenyine gusa. Pastor ni umwe wenyine gusa. Umwe wenyine gusa. Kandi uwo umwe ni wowe. Amaze kuvuga atyo arakebuka abona Yesu. Nimwumve izi nkuru bene data. Abagabo babiri barimo bamaze, we madamu urarizwa n'iki? We wagiye ugabanya amarira yawe aho waririye, niki kikuriza? Nabati sindeka kurira, ndabuzwa n'iki kurira? Umwami wanjye bamutwaye, mundeke ndire. Ngo akirira, ngo ahindukire, ngo abona ngo umugabo nawe wihagarariye gutya. Ari umuntu urimo gufashwa n'aya makuru? Ari umuntu uri gufashwa n'aya makuru? Ngo abona umugabo wihagarariye, bigenda gute wa? Maze kuvuga atyo arakebuka abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramubaza ati mugore urarizwa n'iki? Urashaka? Abo za nkuru zo guhendahenda no guhamagara mu buryo bworoshye bw'utuzina tworoshye ngo mada, ntago byari birimo. Ni mugo, we mugore, kugira ngo barebe ko koko ibyo arimo bihagazeho, atari ibintu gusa bapfuye kumubwira ngo ngaho genda urire. Arantu jewe iyo nakuriye hakurya iriya mu kindi gihugu, umuntu yapfaga bakajya gushaka abantu bazi kurira, bakarira by'umwuga, pana ibi byo kwiriza. Nari muri Kenya, umuntu arapfa, amaze gupfa haza umugore, twari ku rusengero, umupasiteri wari wantumye wari ugiye gushyingura, ari we uri buyobora umuhango wo gushyingura. Turagenda, isanduku yari hariya ko mu muryango hirya bayishyira hanze, noneho umugore aturuka haruguru araza, arebye isanduku araza yiryamaho, ararira avuza induru, aravuza induru, arangije araza abaza pasiteri ngo harya uyu ninde? Uyu wapfuye ni uwahehe? Uwo ni umurizi.
njye nabwiye pasiteri ntareka afite abadayimoni y'umugore yariraga atazi uwapfuye ati ni umuco wawe ofete ni iki ngiki Yesu yashaka kugira ngo amenye neza munyumve hano basi nongeye kugukunda umaye ifasha nyigisha ikomeye cyane amen babagabo babiri na Yesu bagira ngo bamenye niba Mariya batamukodeshe ngo aze kurira niba arira koko bivuye ku mutima kubera icyuho yagize cyo kubura umuntu wabona ari wa mu professional wa munyamwuga waje kurira hano yarangiza yakura amaye atari kwa ryo twarimo turirira ninde ariko yaba yagize gute yateye ku iposti affaire fini ubuzima bugakomeza ayishaka ubwo ashobora kurira saa 8 saa 9 afite handa ajya kurira ni umuprofessionnel ni umuprofessional bakodesha bakarira muri ibyo bihugu mwebwe se simubyumvara muri biriya bihugu barabakodesha bakaza bakarira ni consultancy none bagira Yesu agira ngo ese Mariya koko ararira bivuye ku mutima kubera ikintu yabuze bakamubaza ati we Mariya mugore nano go bavuga ngo Mariya haleluya mugore wewe mugore urarizwa niki urashaka kandi bakabivuga veke iyo usomye neza Bibiliya umva harimo imvugo ya autorité imvugo yo gusana imuceceke cyangwa ngo muceceke ntago muza gahinda mfite nabuze umwami wanjye haleluya 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 tikalebo haleluya ngo abwiye umwami Yesu ngo ceceka yamusubije gute mbabarira wasoma abantu yewe aramubwira ngo urarizwa niki urashaka ndi yibwira ko ari umurinzi w'agashamba yibwira ko ari umurinzi w'agashamba aramubwira ati mutware aramubwira ati mutware niba ari wowe nko kumufaka niba ari wowe umukuye hano niba ari wowe umujyanya niba ari wowe umukuye hariya mbwira aho umushyize mbabarira wowe kabyara wowe kagira imana n'abantu umbwira ahantu wamushize nanjye mukureyo nanjye genda mwiterurire mwigarurire ega n'umukunzi wanjye nabuze maze iminsi 3 numva ijwi rye mukureyo Ola haleluya haleluya torero ry'Imana bakristo bacunguwe n'amaraso ya Yesu haleluya tuzamurira umwami wacu biganza umugore yari guterura umurambo wenyine dominisike le bonda prisa le baya uyu mugore nubwo yari umunyembaraga yari guterura umurambo w'umuntu wenyine ariko yari afite kwizera ko umwami batamubwira aho yamushyize mukure ari buza ari muzima bidasaba ko aterura umurambo yari guterura umurambo wenyine se n'abagabo umurambo urabananira ari 6 ninde mugabo mwabonye aterura isanduku ari umwe hari uwo mwabonye nubwo yaba ari umunyembaraga ntibisaba umwe hano undi hariya hagati umwe hari undi hepfo hari si 6 byibuza baba bake bakaba 4 ariko umugore yavuze ngo mbabarira unyereka ahantu wamushize yewe ndamuterura ndamwikurirayo ole kisa haleluya my God is good, yo. My God is everything double. Do. Hallelujah. Ariko Yesu we nanjye cyamuma nkamuterura. Uwitwaga ko ari umurinzi w'agashamba ngo ahita muhamagara ngo ahitabona ko atari imikino so miryo Jacques Yesu yahise abona ko umugore atari mu mikino abona ko wa mugore atari umukodeshanyo wa mugore si umuprofessionnel wa mugore azi icyo ashaka wa mugore azi kimugenza ujya wa mugore si umukodesha haleluya wa mugore azi kimugenza wa mugore nta papira wa mugore afite icyo ashaka wa mugore afite icyo ashaka oh haleluya wa mugabo afite icyo ashaka wa mugore afite icyo ashaka oh haleluya ujya wa mugore afite icyo ashaka ujya wa mugore afite ikimugenza ujya wa mugore afite icyo agambiriye oh haleluya ijwi ryakurikiyeho ritandukanye n'irivuga ngo wowe mugore noneho riza rivuga gute Yesu aramubwira ati Mariya rituje rwose Mariya
arahindukira ngo arahindukira amwita nawe ariko mana yanjye nawe yasamenya ko umuntu umuhamagaye atari usa yanjye we mbega inkuru zo mu gashyamba bamuhamagaye ngo Mariya nawe ntiyumva ijwi ry'iterabwoba ngo ahita ahindukira amwitaba mu ruheburayo arahindukira aravuga ngo Rabuni ngo risobanura ngo databuja ndamubonye we nari narakubutse none ndakubonye Rabuni wari wagiye oli kasika le bonda trimale ko se fait le grâce que le dans c'est blé alak okil trimale sans que se vene malas Rabuni aravuga ngo Rabuni ngo databuja ubundi wari uriho iminsi 3 nakubuza Odima lisa que le bonda sa fremelekos. Trima. O qui c'est le bonda? Trophée le gris le grâce. Abili milia le crosse velerance. Rabuni, wumvijwe rya Rabuni mu buzima bwawe uyu munsi. Hallelujah. Irijwi yo rije riturisha andi majwi yose agahita cece. Waruzi n'ikindi se reka nkubwira ikindi utari wamenye. Amuhamagaye ngo Rabuni, Mariya ntaza hano Marira yagiye. Reka okimale ko sepere melezandre melefo wahura n'umwami ukongera kurira akile mole kole koro odimale ka centre ndakubwira ikintu kimwe gusa ntago ukeneye kumva amajwi abiri rimwe ryonyine rigahoza Marira rimwe gusa bya Rabuni ariko pastor akira ngo inutiyobore kwigaburo ryera jewe ubu ushobora kuvuga tukazaza nejo Rabuni utiyobore kwigaburo ryera Vuga kanyuma. Akanyuma ka Rabuni. Neza la dopi. Reka tumuzamurire amaboko. Yesu ni umwami. Yesu ni umwami. Uza kanyuma. Mariya ngo yumvise Rabuni. Ngo yirukanka agiye guhobera Rabuni. Ngwaje kumuhobera Yesu ati stop nago ndagera kwa data di nago ubusingiri wa undi okikale bonda ko se fremele ka dele donc atimele ko sanse opike les ans se fremele ukuntu Mariya we yajyanye amakuru atarabitambara ko se frère à la grâce okima oberesi ala aramugira ngo kumetere zawe hagarara kuri distance manza buretse gato yamanze inje guwa ubundi nanze kujya kwa data ngo mite ngenda nje kuwa data guhoza ayo marira nari nabanza ngo nze nkunyure nayi nabonye ukuntu wanze gutaha nayi nabonye ukuntu urira ku gashyamba nako nari bugende taya yakesa zotopi ariko Yesu nari nabonye ukuntu urira nabonye ukuntu abagabo baje barirebera barirukanka abandi baragenda ngurangize wewe wanga ugenda ndavuga ni ngiye kwa data nonaha naguhoshetse wahogora noneho wapfira muri aka gace ayiwe umugore ajyana amakuru atari bitambaro iyo njya kwa data nkagenda ntari naza kukwiyereka wari gupfira muri aka gashyamba n'amarira ariko Rabuni avuganye nawe genda tashye uratashe suje umugore ajyana amakuru atari bitambaro kari bitambaro wewe waratambaye bitambaro kandi kwa Rabuni yavuga ugatana igitambaro Rabuni yasuka ukajyana ibitambaro ariko tujya twumva ijambo ry'Imana bari mwasoma Bibiliya namwe mukaryoherwa umunsi Yesu agera mu buzima bwanjye nubisha umunezero mu mutima numva ndahagijwe na Yesu amakuru n'amateka y'ejo hashize yose ahinduka zero mpindukanamo imbaraga zimeze nk'iz'intare uko intare yo mu muryango wa Yuda iryamye mu buzima bwanjye mwari mubizi ibyo ngibyo kubera iyo mpamvu nubwo ndwana intambara kimwe n'abantu ariko mfite ibyiringiro bitanyeganyega
uko intare yo mu muryango wa Yuda iri muri njyewe kandi nawe iryamye muri wowe ikuryamyemo ndi imbere y'Imana data yamamaga ikuryamyemo intare yo mu muryango wa Yuda ariko we mbega we tuvuga ikindi kitureka ikiyeme sinye wahera Rabuni ahera inkuru zo mu gashyamba gahera na Rabuni umwami utajya utererana bamushakanye imitima yose imenetse sinjye wahera ahera olololololo olololololo ariko mana yanjye numva nabafata mwese nkabikorera bagenda afata umuntu nkamujugunya kuwundi umuntu nkamutera kuwundi umuntu agahura na Rabuni gahura n'imbaraga z'ubwami bw'Imana imbaraga z'Imana zigahura na buri wese murongo wa 18 usome pasteur ngo arangize uzi ukuntu byagiye ajyana amakuru ataraye ibitambaro. Reka mbabwire ikintu kimwe ari ikintu namenye mwumva uyu mugore Mariya Magadalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati nabonye umwami aya buretse gato ariko pastor waretse kubivuga reka mbivuge wajyana amakuru yabonye iki reka mbyivugire muri aya magambo buretse gato mwumva aya magambo mwumva aya magambo yagiye kuvuga ngo yabonye umwami asanga babagabo babiri batangiye kuvuga ngo kuko bateranije bacometse ikiganiro iteraniro ry'ibitambaro twabonye amashuka aramuzigiye umutwe umwami yazutse twabonye ibitambaro yararyamyemo ngo kandi byari bizinze bari bifatiye iteraniro basanze aho mu rugo kuko abigishwa bose baje bateraniye ahantu hamwe abagabo babiri bazana ko babonye ibitambaro byari bizinze umutwe basa Mariya yasanze bifatiye abandi bari kubabwira amakuru y'ibitambaro ariko ngo bagere ati muve ku bitambaro dore umuntu muve ku bitambaro jewe nabonye Rabuni haseri we mureka abantu tuve ku makuru y'ibitambaro di toka kule kigezi cyo kuvuga amakuru y'ibitambaro ubunebwe nibwo butuma tumenya amakuru y'ibitambaro gusa muri kunyumva neza muve ku makuru ariko zirigaburo turarirya cyangwa turaricura mu mago yacu nubwo yababwiye ko yabonye umwami gusa yanababwiye ibyo umwami yamubwiye before elese kotala zaya le boss odara mile ste ko seferebele ko seberandaras Imana bazamure mu izina rya Yesu Imana bazamure Imana bazamure mu izina rya Yesu Kimale sofo le beregre mele sambre mele kozanda. O kibale ko sanfre mele kras. Broma. Ngagere yozukuntu yasanze bifatiye iteraniro. Bari kuribwira ngo njyewe nabonye igitambaro ibitambaro yarazinzemo. Petero niwe wavuze. Asanga Yohana ati waretse ko wabonye kimwe nge nabonye cyari mu mutwe. Cyari kizingi gihambiye umutwe nacyo naki we wakibonye tirekada ndewe urabizi ko narungurutse
ngewe rero ndagira nkubwire nijiyemo mumva ngezeyo mbona n'icyari kiri mu mutwe ahantu kizinze kirira ngo bagere gutya bakivuga ayo makuru haleluya babona nimufashe dutekereze nk'abanyarwanda bari Remera murebe ukuntu uyu mugore ndashaka kubabwira ikintu kimwe yaramaze iminsi ine ataryama kuko yavanye na Yesu Galilaya baragendana urugendo kugera Yerusalemu kugeza bamubambye ahagarara ku musaraba umwuka urahera aragenda ajya gutunganya imibavu ngo azayimushire ubwo ntiyaryamaga abandi bari mu isabato ibatunganya imibavu ngo buce kuwa mbere w'isabato ahita abyuka yirukanga uyu muntu yaranananiwe ariko we kikale bonda ko sifele banda trimale sanferemele krosambala idatsi ariko imbaraga z'umubiri z'umunaniro ndizigaze zimutangira ndimo ndamureba niba yari yazamuye bya bitege by'abadamu maze arirukanga ubwo mbonye amakuru ya Rabuni ayiwewe ubwo mbonye amakuru ya Rabuni ngiye kuyatondagura ngiye kuyavuga bagire gutya ahantu bari bateraniye njya ntekereza ko atigeza komanga yasunitse urugi babona umugore mbonye umwami sha abandi ati nibitambara ati je mbonye umwami ikindi cya kabiri arambwiye ngo avuganye nanjye oya kikale avuganye nanjye abagabo bahita baguruka ngo iki mbere bari bamucyasha ati amakuru y'abagore mujya mucecekera azutse se nindo akwiye ko umuntu maze gatatu mumva azuka undi ati ceceka ndamwibone yarambwiye ngo nimuvaho ngaho muve mu majune no kurira ngo mwirukanka igarira niyo duhurira nawe umuntu washize ubute bwo gushaka Yesu ajyazana n'inkuru zihumuriza abandi nta byacitse zo muri quartier zo gusotorana ariko bane babona abagore bateraniye bari nko mu cyumba ari bonyine batarimo gusenga mbega sotoraje bahera ku muntu kumusatsi kugeza ku birenge bakamutambika bakamujyana mu mateka yabo bakamugarukana ariko ba Mariya babonye Rabuni ntago bagira ibintu byo gusokona baravuga ngo mbonye umwami di inkuru zanjye mfite ku mutima ni mbonye umwami mucu ndabarira abantu ukagira imana ndabarira abantu reka dukomere Imana yacu amashyi menshi kandi dukomere umwigisha amashyi dushime kari muzima rimwe kabiri gatatu kongera rimwe kabiri gatatu haleluya kongera kandi haleluya kongera kandi we amen kongera irindi rimwe haleluya reka tumwongere amashyi menshi reka twongere Yesu amashyi menshi arayakwiye zavuga gukomera kwe sizahwema kubibwira abazankomokaho Yesu ni ntwari mu ntambara ntajya nanirwa zamamaza sizahwema kubibwira abazankomokaho Yesu ni ntwari mu ntambara ntajya nanirwa arakomeye igitinyiro cye cyuzuye muri isi yose nta muntu n'umwe wabasha kumugira inama ibyo yategetse byose birakwiriye arakomeye zamamaza intsinzi ya Yesu zavuga gukomera kwe sinzahwema kubibwira abazankomokaho Yesu ni ntwari mu ntambara ntajya nanirwa arakomeye gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu cyubahiro no kunesha nabyo nibye tangiriro n'iherezo ni ubitegeka arakomeye gukomera
murakoze imana ibahe umugisha.